dufite DCG Jean Chantal Ujeneza. Iyo abantu batekereje polisi y'u Rwanda akenshi babona umupolisi uri mu muhanda uyobora ibinyabiziga, urinda abaturage cyangwa ukurikirana ibyapa. Hakaba n'undi ukurikirana ibyaha, ariko inyuma y'abo bose hari urwego runini rutuma polisi ikora neza buri munsi. Hari abashinzwe gutegura abakozi, hari abashinzwe amahugurwa, hari abashinzwe kuzamura abapolisi mu ntera, hari abashinzwe imibereho yabo, hari n'abashinzwe gutuma polisi ikomeza kuba urwego rwubakiye ku bunyamwuga. Mu bayobozi bakuru bashinzwe iyo mirimo harimo Deputy Commissioner General Jean Chantal Ujeneza. Ni umwe mu bagore bafite ipeti ryo hejuru cyane muri polisi y'u Rwanda, yewe niwe waryana mu gisirikare ryaba ari ipeti rikomeye kugeza ubu. Ni umuyobozi mukuru wungirije wa polisi ushinzwe ubuyobozi n'abakozi, Deputy Inspector General of Police in charge of administration and personnel. Uyu mwanya ni umwe mu myanya ikomeye cyane muri polisi y'u Rwanda, niwo ushinzwe igenamigambi ry'abakozi, imicungire y'imitungo y'abakozi, kuzamura mu ntera amahugurwa ndetse no kureba ko polisi ikomeza kugira ubushobozi bwo gusohoza inshingano zayo.